yego ngo nuko Nowa arabaza baramuseka arabaza ariko arakomeza agira ute arabaza ngo uyu Nowa ahamagara abandi ahamagara abandi arababwira ngo nimuze mumfashe tubaze dore igihe kirageze imvura igiye kugwa ngo nuko ngo baraza baramufasha barabaza ngo barabaza bari kuvuga ngo imvura izagira ute izagwa Imana ishimwe amen barimo barabaza bari kubaza ngo igihe kigere bantu baje gufasha Nowa ngo nuko kandi uwo mutwaro wikoreye umwemerera agira uti awuguture umaze igihe wikoreye umutwaro waranze kuva ku mugongo ariko Imana ikugirira neza wemerera Imana igutura uyu mutwaro umaranye igihe kinini izi ntambara ufite. Yes, reka nongere mbasuhuze mbifurize byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi amanywa ndetse na nijoro. Reka mbifurize umugisha w'Imana aho muherose mu ndetse zitandukanye zigize iyi si dutuye. Ngiye nitwa Ben. Uyu munsi ndi kubahetse official niho hantu Imana yashimye kuba ndi uyu mwanya. Amen. Yego munyemerero munyakire ariko nanjye ndabakiriye kuko tuvugana ndi umuyobozi w'iki kiganiro. Njyewe ugiye kuyobora Christine cyangwa se umubyeyi wacu hano kubahetsi official. Munyemerero rero kuri wo munyara ubwa mbere abanze atwibwira amazina kugira ngo tuze kuna tuziranye. Murakoze nibisanzwe nitwa Zenika Christine. Imana iduhana umugisha. Amen. Imana nawe kumera umugisha. Reka ndarikira abantu bashishikarize kureba hasi niba barakoze subscribe. Nusanga utarayikoze nyamuneka koraho ntacyo bitwaye ntago bigusaba iminota nta masegonda bigusaba no gupyondaho gusa ubundi tukagomeza tugahabwa umugisha n'Imana. Nzi neza ko ari inkungu ikomeye uteye umurimo w'Imana kandi tuzakomeza twaguke tugere kure tugere mu bihumbi magana bibe byinshi umurimo w'Imana ukomeze ube mwinshi. Rega bera bari nko kumwaza Satani cyane rwose ashobora gukora subscribe ugasanga Imana imukura igitangaza kidasanzwe. Oya niko kuri kora subscribe reba hasi nimba rikoze ndumva nta kintu bitwaye. Christine wadusengeye Imana noneho ikaza kubana natwe mu iki kiganiro. Mana turagushimiye uri umukozi w'umuhanga uri ibyiringiro byacu. Mbere ya byose tuguhaye ikaze Mana ngaba ari wowe uza wiyoborere iki kiganiro twebwe tukiyoboye cyangwa se tuhagaze hano kuri kamera. Mana we tudafashishijwe nawe ntacyo twavuga twayoba ariko turagusabye kugira ngo uze utubera ambasaderi wongere udushigikire uturengere muri byose izina ryawe rihabwe icubahiro. Twanze gasuzuguro k'abadayimoni twanze imbaraga z'abadayimoni twanze gukora kwa shitani mu izina rya Yesu tope estance tayi bonesire turakwinginze ngo uzubane natwe utwemerere tukugirireho umugisha izina ryawe rishimwe. Urakoze kubyumvisha mu izina rya Yesu amen. Amen. Ndishimye ndanyuzwe ndumva nkomeye ndumva nshinganye nukuri kubwisengesho senze ndikumva Imana ikomeje kunyegera kuruta ko yari nyegereye. Yego rero Imana guhumugisha ku iryo sengesho. Urakoze. Ndikumva ibintu bidasanzwe muri njyewe ndikumva ari umwuka uri gutembera hano hantu nukuri ndikumva abantu b'Imana bagiye guhembuka. Amina. Sinzi ukuntu ndi kubyumva ariko abantu badukurikiranye nabo nibaza kuba bari kumwe natwe baraza kugenda bumva aya mavuta baza kugenda bumva Imana itembera muri bo bumva Imana igiye guhindura ibihe. Nukuri mbeze nkaho ari ugiye kubwiriza kandi singiyewe munyihanganije gusa mba naryohewe mba nafashijwe yagumamo. Yego Christine ngiye ndumva ntashaka gutinda mu bintu byinshi ndumva nshaka kukwakira noneho ukatwinjiza mu mwanya w'ijambo ry'Imana ukaduhesha umugisha abantu b'Imana bagahembuka abantu batari mu nzira nziza nabo bakaza gukeburwa. Yego jya mbere. Urakoze Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Dushimiye Imana yabanye natwe. Mbere ya byose tugomba kwishima kuko iba yaturinze. Hari benshi baba bavuye mu mubiri bitabye Imana ariko twebwe tuyitabye turi bazima. Niyo mpamvu tugomba kumanza twayishimira mu biganiro byose twagakwiriye gukora twakabanjije tukajya dushimira Imana yaturinze kandi yabanye natwe. Imana ishimwe. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana. Yego. Riri mu Itangiriro ibice 6 turasoma umurongo umwe.
wa 8. yego ufite Bibiliya? Bibiliya ndayifite, n'abantu badukurikiranye nabo nizere ko bari tayari, ku buryo tuza kuba turi kumwe turi kugendana kugira ngo tuza kwibeshya cyangwa tuza gusobwa bo bataza kuba nkatwe. Yego. Okay. Okay, urakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana n'umurongo umwe. Tuvuze mu itangiriro ibice 6 umurongo wa 8 haravuze ngo ariko Nowa agirira umugisha kuwiteka. Amen. Amen. Reka dusubiremo. Ariko Nowa agirira umugisha kuwiteka. Amen. Ijambo rigufi cyane. Imana ishimwe. Dusomye ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Riravuze ngo nuko Nowa agirira umugisha kuwiteka. Imana ishimwe. Amen. Aha ni igihe Imana yahaye Nowa inshingano cyangwa se Imana yabwiye Nowa ati yewe Nowa jya mu ishyamba ushakemo igiti cyitwa gofero. Gofero. Imana ishimwe. Amen. Arangije aramubwira ngo ugende ukibaze. Numara kukibaza tope estayabone yari muhaye umwanya, iramubwira ngo genda utangire ubazi ndetse uhamagare n'abandi baze bagufasha. Akaba ari ntayo. Ahari ntabwo yasaze. Birashoboka ko Nowa yaba yasaze. Yego. Ngo nuko barangije biciraho barigendera. Nowa ariko asigara agira ute abazi. Yego. Mama Nowa yagiriye umugisha kuwiteka. Papa Nowa agirira umugisha kuwiteka. Imana ishimwe. Amen. Abwira abantu ko imvura izagwa. Nawe hari icyo Imana yakubwiye ukwiriye kureka. Akubwira icyo ukwiriye gukora. Ariko igihe kiragera urarambirwa. Nyamara wari urambiwe cya kintu Imana yavuganye nawe gisohoye. Birashoboka ko waba urambiwe. Birashoboka ko waba urambiwe. Ariko reka nkubwire ngo rata. Muri icyo gihe urambiriwe nicyo gihe Imana igize ute ije. Tope estance. Hele wazope esta ya bonesire. Gustine vosanse doveria. Imana ishimwe. Bizasohora. Nushaka ko tujyanayo. Ihane wihane. Kandi uwo mutwaro wikoreye. Mwemerera ugutururuke. Ngo tuzabane mu ijuru. Kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ugutururuke ngo tuzabane mu ijuru. Nowa yabwiraga abantu ngo bihane, akababwira ngo ni mwihane dore igihe kirageze imvura iraguye. Abantu babifata ngaho ari ibinyoma, abantu babifata ngaho ari burage, ariko reka mbabwire ngo ibyo Nowa yavugaga byari ukuri. Imana ibagirire neza cyane. Estayabone nawe urabwiwe muri uyu mwanya. Nowa w'iki gihe arimo arakubwira tope estayabone, ari kukubwira ngo nawe ngwino ubaze mwemerere akuyobore. Igihe kirageze mama, igihe kirageze papa, wa musore we igihe kirageze. Tope estayabone. Ni igihe cyo kutarangara, ni igihe cyo gukorera Imana. Nubwo benshi barambiwe, nubwo benshi basubisha amaso inyuma, ariko Yesu araje, aje gucaho. Imana ishimwe. Amen. Reka ngubwire ngo rero iki ni igihe cyo kwezwa, ni igihe cyo kubana n'abantu bose amahoro. Imana ishimwe cyane. Yesu akugirire neza cyane. Ngo Nowa agirira umugisha kuwiteka. Nawe ihangane ugira umugisha kuwiteka. Yesu aragushaka. Yesu aragukeneye. Tope estance tayi bonesire uri mando yasika urigerere eta boke ye mana we. Imana ishimwe. Reka ngubwire ngo ongera wanamize uve mu byo wibwira, ugirire umugisha kuwiteka, wemerera Imana ikuyobore mu nzira zose unyuramo. Twari turirimbye umuririmbyi aratubwiye ngo niba ushaka ko tujyanayo ngo wihane. Ariko mana sinzi niba ubyumvise. Niba ushaka ko tujyanayo wihane. Ngo Yesu akurengere cyane. Satabare. Tope estance
tayi bonesire. Imana ikugirire neza, Yesu akwambike imbaraga, kandi Yesu yongera agaruke mu buzima bwawe. Umaze igihe kinini warabuze icyerekezo, ariko ngera usaba Imana, wongera uyinginge, uyibwire ngo Mana ndashaka none kugira icyerekezo. Imana ikugirire neza, Yesu akwambike imbaraga. Tope Estance, nubwo ikizira cyamaze kwinjira hera, ariko reka ngubwire ngo Tope Estaya Bonesire, iki ni igihe cyo kwezwa mama, iki ni igihe cyo kwezwa papa, igihe ni igihe cyo kwezwa wa musore we nawe wa mukobwa we. Iki ni igihe cyo kwezwa. Imana ikugirire neza. Tope Estance tayi boneside Gustinevo, Imana ikugirire neza. Tugiye gusenga, tugiye gusenga, ariko reka ngubwire ngo emerera Imana wongera ubaze. Nubwo Nowa yabajije bakamwita umusazi, Nowa baramusetse, ariko arakomeza arabaza. Ntabwo yitaye kuko bamusetse, ntabwo yitaye kuko bamuvuze, ahubwo yarakomeje agira ute arabaza. Tukiri muri uyu murimo tuzahura na basani barati na batobiya na bageshemu, ariko reka mbabwire ngo ahiga uwihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Tugiye gusenga. Warunaniwe, warucogoye, ariko Yesu ari kukubwira ngo komeza ubaze. Nubwo baguseka, nubwo bakuvuga, nubwo bagutera amabuye, na Yesu nawe ntago bamwemeye, ariko korera Imana. Amen. Reka dusenge Imana. Mana turagushimiye, Haleluya. Ita ku bantu bawe basubije amaso inyuma, barambitse intwaro hasi bakanga kubaza. Uwiteka we turasenze cyane kugira ngo ubagarukeho, kandi wongere ubereke inzira yawe, ubereke ko ibyo barimo atari byiza. Uwiteka mutabazi wacu, turakwinginze cyane ngo wongere ugirire neza abantu bawe, ubambike imbaraga, ubahe gutinya icyaha ndetse n'igisa naco. Izina ryawe nirishimye. Urakoze kubyumvishe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ikumere umugisha Yego. kuko wemeye kuyikorera, cyangwa se kuba wemeye ko Imana ivugira muri wowe. Reka nkwinginge uduhe nimero za telefone ku bantu bifuza kuvugana nawe bakubone byoroshye. Murakoze. Ni 078 51 34 66 078 51 34 66. Imana iduhana umugisha. Amen. Nawe Imana iguha umugisha, ndetse nawe badukurikiranye Imana ibaha umugisha. Reka mbibutse kongera gukora subscribe ukuntu batayikoze, kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku munsi. Amen. Ivuga ubutumwa bageraho 5 kuri 5. Naho uta rero ciao ciao. Amen.